nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze inshuti bakunze mudasiba gukurikirana ibiganiro bya Nsabira TV. Aha niho hacishwa amasomo menshi agiye atandukanye, cyane cyane yibanda ku bizami biba byaragiye bikorwa muri mifotra. Uyu munsi ndagira ngo utege amatwi wumva aka kantu niba uri umukandida witegura gukora ikizami cy'akazi, yaba muri local government cyangwa se ukaba ugiye kugikora muri systeme ugiye gukora ibizami by'uburezi muri REB. Aka kantu ni ingenzi kugatega amatwi. 99% bakusanyije ibitekerezo byabo ku rukuta rwa www.icyanzu.com. Bagaragaje ko muri mifotra mu bizami byinshi bigiye bijyanye n'uburezi ndetse no muri local government, cyane cyane aho ufite uzahurira n'abantu cyangwa se abana muri rusange, abakuze ndetse n'izindi nzego. Bagaragaje ko mu bushakashatsi bakoze ndetse no kugira ngo babashe gutsinda ibizami neza, bidashobora koroha kugira ngo ube wabasha gutsinda ikizami icyo ari cyo cyose kuri izi pozisiyo. Nk'uko mubibona imbere yanyu kuri screen, hari abagabo bageze kuri 4. Aba bagize uruhare mu cyo twakita psychology ariko muri domaine zigiye zitandukanye. Bagaruka bavuga ko aba bagabo mureba imbere yanyu bakunze kwibazwaho cyane n'imbaga y'abantu batari bake, ari nako bituma mu bizami byinshi bigiye bitandukanye udashobora kuburamo ibibazo bigiye bibazwa kandi bifitanye isano n'aba bagabo. Umugabo wa mbere bamwita Ivan Pavlov, uwa kabiri akitwa Jean Piaget, uwa gatatu akitwa Carl Rogers, uwa kane akitwa B.F. Skinner. Aba bose bagiye bakusanya ibitekerezo byabo bagatanga theories zigiye zitandukanye kugira ngo babashe gusapotinga icyo twakita nka psychological development. Ibi byagize uruhare mu gutuma ibizami byose bibazwa uyu munsi hatajya hibagirwamo ikizami kibanda cyane cyane ku kintu kijyanye na psychology. Niyo mpamvu mu rusobe rwinshi rw'amasomo atagira ingano, bamwe bize imibare, abandi biga amateka, ubugenge ndetse n'ubutabire. Ariko wakibaza ngo kubera iki twateranyagaho akantu kitwa uburezi? Uburezi butanga igisubizo kirambye ku rubyiruko rw'uyu munsi ndetse n'urw'ahazaza, ari byo twakita future generation. Niyo mpamvu rero tugira uruhare mu kugira ngo tumenye bimwe mu bishobora gutuma ubu burezi bugenda neza. Binyuze mu bibazo byinshi bibazwa muri systeme kandi bikomeye, udashobora gupasinga uko wiboneye ko ariko kose. Bigusaba imbaraga nyinshi, kurara amajoro, gusoma cyane, kureba kure ndetse no gusesengura. Abahanga bavuga ko nta kibazo na kimwe ushobora kubazwa gifitanye isano n'uburezi hatajemo guteza imbere ikijyanye n'imitekerereze ya muntu. Niyo mpamvu tugirwa inama yo kwiga cyane kandi tugakora ubushakashatsi bugiye butandukanye, yaba mu masomo twispecifyinzemo, turi specialized, cyangwa se tugasoma n'ibivuye ku ruhande ariko bifitanye isano n'uburezi. Byagaragaye ko mu gutsinda ibi bizami bigusaba kuba ufite gutekereza kuri ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru, cyane ko ibizami bitegurwa ku buryo bukomeye cyane kandi bubasha gutanga icyizere k'uguhaye akazi, akamenya ngo ari gukoresha afite ikihe gipimo kijyanye n'imitekerereze, ese yabasha gutanga ubumenyi ku kigero kingana gite. Ibyo byatumye hubakwa systeme izajya ihuriramo abantu benshi bagiye batandukanye, bakagaragaza bumwe mu buhanga bwabo ushobora kubahesha umurimo nta kindi kiguzi. Ikiguzi ni ukwicara ukiga, ugakora cyane, ugasoma byinshi, ukagerageza kumva neza ko niba witabiriye ikizami hari icyo ujyanye. Benshi bakoze ibizami barabitsinda, ariko hari utarabikora ngo abitsinde, kandi nyamara abo bose bize mu ishuri rimwe. Bivuze ko igipimo cy'ubwenge bw'abantu utangana.
Gukora cyane babigaragaza nk'aho ari cyo gisubizo kirambye kuko ubushakashatsi wakoze, ibitabo wasomye, ibyo byose bishobora kugira uruhare mu gutuma utsinda neza ikizami. Iyo bigeze ku kizami cy'akazi usanga inyito yahindutse, bakavuga ko rimwe na rimwe yize ari umuswa, bakavuga ko rimwe na rimwe atigeze abyitaho, ariko siko bimeze. Ni ukuvuga ko ikizami niyo mpamvu cyitwa ikizami nyine. Ushobora kugitsinda ejo ukagitsindwa, kandi mu by'ukuri ntibivuze ko ikizami wigeze gutsinda uwakikugarurira ushobora kubona amanota neza neza angana n'ayo wari warigeze wabona mbere, kubera ko cyiswe ikizami. Itegure neza rero, wambarire urugamba, ubashe kujya guhangana mu ruhando rw'ibihumbi by'abantu batari bake bize mu makaminuza atandukanye, basomye kuri interineti, imbuga zitandukanye. Ibyo biguhereza ububasha no gushora imbaraga zidasanzwe kandi z'umurengera. Ushobora kudatsinda ariko ejo ugatsinda. Ibyo ntibivuze ko ucika intege. Abahanga mu by'ibizami, abahanga mu byo gukora amatesite, abahanga mu gupima IQ z'abantu bagaragaza neza ko ubuhanga ni ikintu gisanzwe ariko nyamara kitanasanzwe. Bavuga ko kidasanzwe iyo habaye ngombwa ko ibyo wize ubyibagirwa, ariko byaba ngombwa ko ugeze ku kizami cyangwa aho bigusaba gukoresha ubwo buhanga, ugasabwa kugira ngo bya bintu bisa nk'aho byari byaribagiranye bigaruke mu mutwe wawe kandi byihuse. Nshuti basangirangendo rero, niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, tukwibutse ko hanyuzwaho ibibazo n'ibisubizo byagiye bikorwa muri mifotra, bikaza hano biri nka sample questions zishobora kutugayidinga uburyo babazamo. Reba munsi ya video yawe ukande subscribe kugira ngo ntihazagire video n'imwe igucika. Murakoze, Imana ibahe.